Isura ya 98 yitiriwe gihamya igaragara, yahishuriwe i Madina, igizwe n'80. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Ba bandi bahakanye bo mu bahawe igitabo ndetse n'ababangikanyamana ntibashobora kureka ubuhakanyi bwabo kugeza bagezweho n'ikimenyetso kigaragara. Icyo kimenyetso ni intumwa Muhammad iturutse kwa Allah, ibasomera inyandiko ntagatifu ziri muri Korani zikubiyemo inkuru n'amategeko bitunganye, kandi abahawe igitabo bacitsemo ibice nyuma y'uko bagezweho n'ikimenyetso kigaragara, kandi no mu bitabo byabo nta kindi bari barategetswe kitari ukugaragira Allah, bakaba ari we biyegurira wenyine, bahozaho iswala ndetse bakanatanga amaturo, kandi iryo ni ryo dini ritunganye. Mu by'ukuri abahakanye bo mu bahawe igitabo ndetse n'ababangikanyamana bazaba mu muriro wa Jahannam ubuziraherezo. Abo ni bo babi mu biremwa, naho abemeye bakanakora ibikorwa byiza, abo ni bo beza mu biremwa. Ibihembo byabo kwa Nyagasani wabo bizaba ijuru rihoraho ritembamo imigezi. Iryo juru bazarebamo ubuziraherezo. Allah yarabishimiye nabo baramwishimira. Ibyo bihembo ni iby'utinya Nyagasani we.